meze neza ubundi waramutse neza ni chef Jamali 250. Sinzi sawa urebe ino video waramutse wiriwe n'ibindi byinshi nyine ndagusuje nyine tu bitewe n'isaha urimo. Ubonye uburyo video buryo yari imeze, gusenda buvanze n'ifiriti busa neza ntago ari ibenzi, abizi bamwe baba batangiye gutekereza ibenzi, ngende umusiramu. umva se, ikintu cya mbere turakenera igitunguru, dukenera inyanya, dukenera indimu buriya iza koroshya ubusenda baboye iyo ugiye kubuteka. Dukenere pavuro, dukenere kureyanje, dukenere black pepper cyangwa white pepper, dukenere ginger, nimba ufite fresh ushobora kuyikoresha, dukenere chicken masala na rosemary, siko bimeze, na soya sauce, siko bimeze, na salisa wakoresha iyo ushaka y'ubwoko bwose ushaka, ariko ngiye hano kandi hano iyo mfite muri frigo banarazifunguye zimwe muri zo, dore ndakoresha ubu bwoko. Okay, kadutangire video yacu. Icyatuzanye hano ahangaha ngewe ni mu gitondo nibwo nyibyuka. Kadutangire video kandi abakunda cyane, Imana ikomeze kundindire uri kureba ino video kandi unayisharinge wangu. Thank you, take care. Okay, ikintu nese nangirana n'inyanya za nyine nk'ibisanzwe zikata uburyo burambuye, ubwo ngubwo ubundi tubwita ubujuriyene. Njya ku bitunguru nabyo mbikata uburyo burambuye, nyamuneka ntugakate vuba vuba, ujye ukata uko ushoboye utazabibaga intoki. Mumfashe za kureyanje zanjye nazo nyine ndazicopinga, si ubyumva se gucopinga, bamfashe nyine ubusenda baboye, murabona ko ari ubusenda baboye, ndabizi nyine bamwe hari ababibonye bakeka ntacyo mvuze. Umva se ngewe ubusenda baboye bwanjye icyo nakoze nabukataguye. Umva hari ahantu nyine mba nabuguze nyine babugurisha nyine muri alimentation y'ukuntu, kandi buranahendutse kubi kandi shaka buryoha kubi. Umva se ikintu cyo nahise ngiye nkora aho ngaho, nahise nshiramo umunyu mu mazi yanjye, nshiramo tungurusumu, ubwo nyine nanjye nyine kububiza nyine tu. Rero izo tungurusumu bituma wa muhumuro w'inkoko ubundi utazamo. Iyo utogosheje nyine inkoko cyangwa itetse inkoko ukashiramo tungurusumu nyine zica wa muhumuro w'inkoko, murabizi namwe inkoko ukuntu nyine humuramo ukuntu. Ikintu nakoze nashizemo ibitunguru byanjye, pavuro, mu mavuta, bishiramo rimwe n'ubusenda baboye na za tungurusumu zanjye. Noneho nyine ndakomeza ndasimbiza gake gake. Ikindi kintu nahise nongeramo indimu nk'ibisanzwe nyine kugira ngo ubundi indimu kubijya ubundi byumutse, ubundi ebanira nyine irabiryoshye yongeramo gu. Ikintu nahise nkora, nahise mfata rosemary nagamo. Umva ibi bintu biroroshye pe. Ikintu nahise nkora, nahise nshiramo ginger, maze gushiramo ginger ufite iri fresh white winagamo, nshiramo black pepper, nshiramo white pepper ariko na black pepper nawe wayikoresha. Ndangije nshiramo chicken masala, ndangije ndakomeza ndisimbiriza gake gakeya, nyine ibirungo bisa nkaho nyine bimaze gufata ku nyama. Ikintu nahise nkora, nahise nongeramo akunyu, umunyu usanzwe, mbacizemo salisa yanjye, maze gushiramo salisa yanjye ndavanga gake. Aho ngaho ikintu ugiye gukora, ugiye gushiramo utuzi duke, apana amazi menshi, utuzi duke. Wamara gushiramo utuzi dukeya nyine ukavanga gakeya, nyine ukamakinga shwa nyine ko byafashe isura. Aho ngaho ikintu cya kigiye gukurikira, ushiramo soya sauce, ushobora kuyishiramo wamaze gushiramo ifiriti cyangwa ukayishiramo none, ariko nyine ngewe nashizemo ubu ngubu nyine kugira ngo ndebe ati se nimba ndibuze kongeramo indi cyangwa wapi. Ikintu nahise nkora, nahise nshiramo ifiriti zanjye. Nyine ifiriti wazikata uko ubishaka, ariko nyine kuko nari nakoresheje ibitunguru bikase julienne, utuntu twose dukase julienne, nashizemo nyine ifiriti nyine bunanutse nyine bukase nabwo ubujulienne mu kuntu nzabereka uburyo uzajya ukatamo ifiriti zawe. Ikintu nakoze, nahise nongeramo za nyanya zanjye nyine nzishiramo ibiryo nyine biri tayari. Urabizi ubundi inyanya ntabwo ari ngombwa kuzihisha abantu. Ikintu nahise nkora, nahise nongeramo ya kureyanje yanjye, urabona ariko ngize ukuntu, urabona ukuntu biri gusa. Reba ubitekeye wa muntu wawe yagusuye, ntacyo mvuze. Umva n'inzu yayiguha. Umva si ikintu aho ngaho usabwa
ndagira ngo unyandikire comment icyo wifuza kuba wamenya guteka ahazaza nyine mu yindi video nzahita nyigukorera. No video hari umuntu nyine wari wayinsabye muri inbox uko watekamo ifiriti zawe ziri kumwe n'inyama iyo ari yose, none ngiye nahisemo ngiye bose ndababuye kuko nibwo nkunda kuko aya n'igihe nayo ngiye kuzira kano kabora natakariye pe ubwo nakabuze kagiye kihisha ahantu muri firigo mu kuntu. Umva se ibyo gutaya story nzajya mbakora video zo gutaya story nyuma. Umva se ikintu ngiye nahise nkora nahise nyine narura nk'ibisanzwe man, nyine kwarura ntago ari ibintu bya danje nawe watekereza abana. Urabona uburyo nyine nahise mbyarura hejuru mbakasa akadimu neza mbangashizeho, cyari kigiye gukurikiraho ni ukubigira tukabyenjoyinga mbere yuko twivumbura. Umva se ikintu wosabwa subscribe, unayisharinga ya nshuti yawe nyine uzi yuko ikunda ibintu by'inyama maze twikomereze. Ndabakunda cyane kandi mujye mwihangana kubwo gutinda gupostinga biba byatewe n'akazi. Reba nk'izi sandi kuva mu kazi. Bye bye.